cyane gutambuka Victoria urabona umwana w'umukobwa wabahize agiye kubera amabanga ko bize hamwe ariko ngo ntabwo nabivuze nawe turashaka ihemba bimugezeho nuko certificate uzayerekana buzukuruza no muvivi n'ibikoresho baguhaye bizaguherekeza mu gihe ugiye kwiga nta shiti kuzagira kure reka tusabe umuryango wose rwose kubijamo amashimwe ku Minister of State hanyuma baze ati uko bisheje shema karihisha na Fire Girls School n'abandi bose ku manota ya 98 n'ibice 7 murakoze kuri iyo foto nziza y'urwibutso. Aiming high no gutrustinga in the process no gukora cyane. Ababyeyi bawe bagufashije muri uko gukora step na making byari ku bwabo cyambere getting the school kumereza minervale kunmereza ibikoresho nkeneye ndetse n'inama zabo za buri munsi zagiye zimfasha cyane. Ubundi ni iki cyagukundishije amasomo watsinzemo cyane ndetse n'andi watsinzwe cyane byagenze gute? Well, kuko ntabwo wujuje 100%. Yego. Cyankundishije amasomo natsinze cyane naho nshaka kugera mbere na mbere n'uwo nshaka ko wawe mu hazaza hanjye. Utekereza kugera he wifuza kugera mu iki? Currently speaking, I think the sky is no longer the limit. Ari nacyo nabwira abagenzi banjye, the sky is no longer the limit. Rero njyaho nshaka kugera nifuza kugera cyane kure cyane hashoboka. I don't think ko hari ikintu cyambera a barrier ngo setting a barrier right now. Wifuza kuba iki? Nifuza kuba a pharmaceutical scientist. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Furaha Betty ndi mama Musonga Isingira. Wabyakiriye kuba umwana ndenze cyane nishimye cyane ampaye ikize nyine ampaye ko ashoboye ibyo ashaka kugeraho byose azabigeraho. Wamufashije gute ko yavuze ko ababyeyi bamufashije wamufashije gute kugira ngo abashe kugera kuri iyi nsinzi nk'uko uvuga ko byagushimishije? Ufasha bwa mbere namuhaye no gusenga naramusengeye nawe mutoza gusenga school fees ntacyo yashatse ngo nkibure naramufashe mu buryo bwose bushoboka ku masomo ye n'ibindi byose ashaka kugeraho kandi ndacyamuri n'urugendo rusa nkaho rugitangiye nubwo arangije twankoma ariko agiye ahandi imbere hasa nk'akomeye mwiteguye mute noneho gukomezanya nawe cyane ko yavuze ko afite inzozi zagutse? Iyi ni intambwe nziza atangiye kandi n'icyizere andemyemo ndacyamuri inyuma nka mama we icyo azakenera cyose kugira ngo ibyifuzo bye bigerweho nzamufasha kandi ndabizi ko bizakunda mufite icyizere. Ongera twibutse amazina. Nitwa Furaha Betty. Minisiteri cyangwa nesa nawe yaje gutangaza abanyeshuri babonye amanota ya mbere mu gihugu ndetse bagenda babahemba ibikoresho ndetse na laptop bizagenda bibafasha na certificate ndetse nanone umwarimu sako uza kubemerera yuko ababaye abambere bagomba guhabwa minervale umwaka wose mubaziga mu bigo bya leta. Amakuru yose rero ni hano nahandi ushobora kusanga uretse kuri Shemi One TV. Icyo usabwa no gukurikira abanyeshuri batsinze neza mu bizamini by'amashuri abanza. Hari Rwego Mutijima Bruno Ricky wo muri École Internationale Racine mu Bugesera waje ku mwanya wa mbere mu bizamini bya primary atsinda ku kigero cya 99.3%. Ku mwanya wa kabiri abanyeshuri barindwi bose banganyije bagize amanota 99.4%. Hari Ntwari Ngabo Pacifique wa Wisdom Center, Ineza Singizwa Musengimana Ani wa École Internationale Racine na byose niyo Aime Arbin wa Kigali Harvest School, Irumva Bigwi Kugo wa Apakopi, Ingabire Ella Jessica na Shingiro Ivan Muhimba bo muri Saint Andre ndetse na Cyusa Mugisha Iva wa École Rese Rossignol. Aba banyeshuri bose
biga mu turere twa Bugesera, Gasabo, Nyarugenge, Muhanga ndetse na Kamonyi. Abo ni abanyeshuri bagiye bahembwa muri primary cyangwa batsinze neza kurusha abandi. Nanone umunyeshuri wahize abandi ari we Musonga Isimbi Ola, imbamutima za Musonga Isimbi Ola wahize abandi mu bizamini bya leta. Uyu munyeshuri yagize amanota 98.7%, akaba nayo ya mbere mu bizamini bisoza ikiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Yavuze ko intego ye ari ugukomeza gukora cyane akazaba umushakashatsi mu by'imiti. Umubyeyi we ndetse Furaha Betty yabwiye itangazamakuru ko umwana we amuhaye icyizere cy'uko azagera ku ntego z'ubuzima bwe. Ni ibintu bishimishije cyane rero, reka mbasamplingeho gatoya uko byari bimeze cyangwa imbamutima uyu mwana yari afite. Ni ibintu byiza, umwana w'umukobwa murabona yuko ikijyanye na gender cyangwa igitsina gore kiri kuzamura indi level ujyanyije n'ibihe byashize. Wasangaga on the top hari igitsina gabo cyangwa abahungu, ariko urabona ko ifite confidence. Ndabasamplinze mwumve imbamutima z'uyu nguyu Musonga Isimbi Ola. Aiming high, no trusting in the process, no gukora cyane. Step na making byari ku bwabo, cyambere getting the school, kumereza minervale, kunmereza ibikoresho nkeneye ndetse n'inama zabo za buri munsi zagiye zimfasha cyane. Cyankundishije amasomo natsinze cyane, naho nshaka kugera mbere na mbere n'uwo nshaka ko wawe mu hazaza hanjye. Nesa rero kandi yongeye kuvuga impamvu igiye guhemba itajya iburamo laptop cyangwa machine, nuko igihe tugezemo ari igihe cy'iterambere. Niyo mpamvu kandi igihe cy'iterambere hagomba gukoreshwa ibikoresho koranabuhanga. Ni muri ubwo buryo rero mu bikoresho haba abo muri primary haba nabo muri secondary bagomba guhabwa laptop, ibindi bikoresho bijyanye n'ibyunganira iyo mashini cyangwa nibibafasha mu rugendo rwabo rw'amasomo biza nyuma. Mu burezi iterambere cyangwa ibijyanye n'ikoranabuhanga bigomba kubahirizwa kanakoreshwa. Niyo mpamvu rero Rebo igiye guhemba cyangwa Nesa kubagiye batsinda ihera kuri laptop cyangwa computer, ibindi bikagenda biba inyunganizi bikaza na nyuma. Nkuko twabibonye nanone rero mu mashuri abanza ababaye aba kabiri n'abanyeshuri 7 ndetse n'ababaye wa mbere wa 8. Ni muri ubwo buryo rero uwa mbere yagize 99.6, abandi baranganya bagira 99.4. Murumva ko ari ibintu byiza, ni n'intambwe nziza nkuko Nesa yabivuze, birashimishije ujyanyije no mwaka washize. Ikindi rero mu cyiciro rusange wabaye wa mbere yabaye umukobwa, ni kigero cyiza kandi biranashimishije kuko gender irimo iragenda yubahirizwa. Byose rero nahandi wabisanga ni kuri Shami One TV. Niba ari bwo bwa mbere uje kora subscribe kandi niba warayikoze kuri like kugira no video igere kuri benshi. Twomeze tubane, yari Alexis, kandi ukomeze ukunde iyi channel unasharinga ino video kugira ngo benshi bayibone. Turi kumwe muri video z'ubutaha ndetse n'amakuru yose agezweho hano kuri Shami One TV. Ciao ciao.